Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakonegita WhatsApp ya sheri wawe cyangwa se iy'undi muntu uwo ari we wese, hanyuma mesaje zose agiye aganira n'abantu cyangwa se ibintu agiye yandikiranwa n'abandi bantu ukajya ubasha kubibona. Nta kindi urakora rero, uraza muri application ya Play Store hanyuma udownloadinge application ya WhatsApp. Uradownloadinga WhatsApp, hari ukuntu uba ufite WhatsApp isanzwe, bitewe n'uko ngiye nsanzwe mfitemo WhatsApp isanzwe, ngiye gushyiramo WhatsApp business kugira ngo njye ndabona uburyo nkurikirana umukunzi wanjye cyangwa se undi muntu. Nta kindi uzakora rero, uzaza udownloadinge WhatsApp business niba usanzwe ufitemo WhatsApp isanzwe kugira ngo ya yindi ufitemo itavamo. Iyi WhatsApp business niyo turashyiramo akawunti y'umukunzi wacu cyangwa se iy'undi muntu dushaka kujya tureba ibintu aganira kuri WhatsApp. Iyi niyo turashyiramo akawunti ya sheri wanjye cyangwa se undi muntu dushaka kujya tureba ibyo aganira kuri WhatsApp. Hari ukuntu uba ushaka wenda urugero ufite nk'umwana, ushobora gushyiramo akawunti yiwe ya WhatsApp kugira ngo ujye ureba ibintu aganira, bitewe n'uko muri iyi minsi hari abana uba usanga badashobotse, kugira ngo ujye ubona uburyo umukumira, cyangwa se sheri wawe utamwizera, ubu buryo buzagufasha. Nta kindi uzakora, uzaza ukande aho ngaho, duse n'abantu tugiye gushyiramo nimero ya telefone, turaza dukande hano use different this number, hano turaza tuhakande, reka mpabereke neza, ni aho ngaho turaza tuhakande. Mbibutse ko ubu ni uburyo bwo gushyiramo akawunti y'umuntu dushaka kujya twumviriza cyangwa se tureba ibintu aganira n'abandi bantu. Hano noneho kuri contact ntabwo uzaza ngo ushyiremo nimero, please. Hano ntabwo uzaza ngo ushyiremo nimero, ahubwo uzazamuka hariya hejuru kwa turiya tudomo dutatu, kanze mpabereke neza, ahangaha uzaza kuri utu tudomo dutatu niho uzakanda. Mbibutse ko iyo tugiye gushyiramo WhatsApp isanzwe tutagiye gukonekita n'undi muntu, dushyira harimo nimero nyine bakatwohereza confirmation code. Hano noneho tuzaza kwa turiya tudomo two hejuru dutatu, turiya ndi kubereka, uzaza noneho udukandeho. Reka nze tudukandeho, uzaza udukandeho. Numara kudukandaho urabona hazafunguka hameze gutyo. Noneho uzaza urebe hano handitse link as company device. Ahangaha hano kuri link as company device, hano niho tuzaza dukande, bitewe n'uko nyine hano tugiye kurinkinga akawunti cyangwa se tugiye kuri urabona hazahita hafunguka gutyo. Nihafunguka gutyo rero, uzafata ya telefone yindi ya kabiri ya sheri wawe cyangwa se iy'undi muntu ushaka kujya urebera ibintu aganira kuri WhatsApp, uzayifata. Niyo ngiyo nyine duhise tuzana, niyo ngiyo. Iyi fone tuyise wenda urugero iya sheri wanjye cyangwa se iy'undi muntu. Uzayifata, numara kuyifata nayo uzajya muri ya WhatsApp ya sheri wawe cyangwa se iya wa muntu ushaka kujya usomera message. Uzayifata, numara kuyifata ukande hariya kwa turiya tudomo dutatu turi mu nguni. Numara kudukanda uzaza hano handitse link device, ndakeka murahabona. Uzaza uhakande, numara kuhakanda uze ukande link device, ubundi uze usikaninge ya telefone yawe, ya yindi ushaka kijyamo iyi WhatsApp ya sheri wawe. Uzaza usikaninge iriya QR code,
uzayisikaninga, numara kuyisikaninga utegerezemo gatoya. Urabona hano turategereje biri kurodinga. Ndakeka hano muri gusobanukirwa. Icyo udasobanukiwe ujya aho hasi muri komenti umbwire, ubundi nze nkusubize. Kandi niba hari ikintu ushaka ko tuzagukoreraho nabwo ujye aho muri hasi muri komenti ubundi ukimbwire nzakigukorereho. Okay, urabona noneho hano link yafungutse. None urabona haranditse device name. Hano ni ukuvuga ngo tugiye gushyiramo izina. Mbibutse ko iyo turi gushyiramo izina ni telefone ya sheri wanjye cyangwa se umuntu dushaka kujya dusomera message. Urabona ukimara gushyiramo izina ukicyemeza, WhatsApp direct ihita ijya muri ya phone yanjye. Urabona WhatsApp igiye muri ya phone yanjye, igumye no muri ya telefone ya sheri wanjye. Ndakeka muri kubibona neza cyane. Urabona ko WhatsApp tuzifite ahantu habiri. Tuyifite muri ya telefone yanjye na ya telefone ya sheri wanjye. Iyi video niba igufashije kanda subscribe, ukande like, unyandikire aho hasi muri komenti umbwire ikindi kintu nzagukoreraho ubutaha, cyangwa se niba hari igitekerezo ufite cyangwa inyunganizi wanyandikira aho hasi muri komenti, cyangwa se ukareba aho muri komenti na pininzemo nimero ya telefone yanjye.